Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru Mashariki. Turi ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri 2025. Tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama waramutse? Mwaramutse neza Mushakamba, mwaramutse amahoro. Yego turi amahoro. Yego, bimeze bite se ishami bibi? Mbere yuko twinjira ku ngingo, Yego. Bemba ngo ari kohereza drone z'ubwiyahuzi nyinshi aziko ari i Burundi ngo ubu niho yicaye rwose. Ariko se Bemba komeruka ari mu mihanda. Yashinze imihanda yagarutse mu ngabo rya. Yaraje biramunanira ubu ngubu buri wese kugira avugwe neza na Kisekedi. Niyo system. Kujya kurwana. No kujya kurwana akagaragaza ko hari ubuhanga afite. Rero niko byaje kugenda. Zira drone zose yaba izarashwe ejo mbere yuko inama itangira. Yego. Izindi ziri kuza Uvira n'ahandi. Ni Bemba niwe uri kuzohereza. Yego. Ariko n'ubundi nubwo bimeze gutyo, Yego. ntabwo biri kubuza mu venture wo gukubitira izikatanyama muri plane. Bakubiswe no mu misozi iri hejuru ya plane bakubiswe. Ngira ngo bigeze kubona umusirikare watabazaga wa FARDC. Kandi koko ni umuzarendo. Ariko uramura y'imbunda atabaza ati FARDC bataye imbunda. Avuze induru. Yego. Mbese ubu aduye yabibonye ubu si ukugurisha igihugu koko. Kandi induru yavuzaga wabonaga ahubwo ameze nk'ubirangaho biri. N'ubundi ubwo yifashe video ayishyira hanze irakwirakwiza agaragaza byose. bavuge ngo n'uwo barwana nawe ashobora kuza akavuga n'aho biri. Ko nk'ahantu hitwa Murima. Yego. Murima ubwo werekeza ahitwa Baraka. Rero ahubwo twizere ko mu venture cyangwa se twirwaneho iriya mari itabacitse. reka tubarangire iyo mari. Twirwaneho M23 AFC. Ahantu hitwa Murima werekeza Baraka. Rwose bahamenye muhamenye hari imari. Umusozi wose barawubatse bawuzuzamo imbunda n'amasasu. N'acukuye ni inzu ya kiturage imeze nk'ifite kaze. Bahera ikuzimu bapakira amakarito barazamuka. Inzu barayuzuza. Ibyo bazabirashisha neva niyo bifata rwose. Biriya byamurangiza kuko ukuntu nabibonye ni byinshi cyane. Ariko neva yashukika nabi arakanyagwa. Ubu baragushuka ngo reka mu gihugu cyawe uzi neza ko ari gitoya tuhagishyira ibirindiro bikuru. Arumva niba azi neza ko bahanganye bacecekeshereza intwara aho zituruka, ibitera aho bituruka. Nibagira imibare mike. Arisanga ari kubona abasirikare bafashwe n'abiripotinze kuri mu venture ubwabo batafata igihugu. Naziripotinga ahubwo azayiripotinga. Azahita ahungira azahita afata indege ahungane na Bemba hakiri kare. Cyangwa ajye muri Tanzania imutange bagurane imbohe babahe babasadeke babo abandi nabo babahene bamumanike cyane rwose. Abishwe ku munsi w'ejo biyongereye nabonye umubare wakuze Mushakamba. Nibyo wiyongereye kandi byari bigoye ko areka kwiyongera kuko biriya zino muheto ziriya grenade zica nabi. Abantu bari bateranye. Bari benshi. Ahubwo buriya ni uko ari Imana yabibayemo. Yego. Gahunda ko hari ugutera kuri sitasiyo
yego noneho niba harimo esanse bikaka yego ubundi abantu bagakongoka ari benshi. Imana yarabatsinze. Imana yakinze benshi cyane, buriya byari kuba bikurushaho kuko urabona ko hariya byabereye harimo sitasiyo ebyiri hose rwose ngo yariyo tageti muri ziriya sitasiyo ebyiri zose. ariko Mushakamba bavuga ko ngo waba biri inyuma yamenyekanye yaba ari inde? Ni Neva na Kisekedi. Urango nibyo kintu yabwiye Neva yafatije Kisekedi ubwo yajyaga cyagiye bashwana agiye kumusura. Yego. Neva yaramubwiye ati humura mfite ubundi buryo. Yego. Ati tugiye gukoresha ibitero bya gicengezi bajya batera amagerenade ahantu hose. Ati bizatesha umutwe mu 23 yivane muri Bukavu. Bukavu ndayiguha vuba. Buriya ubibona ute? Buriya afite imbaraga zakwigarurira Bukavu? Imbaraga ntazo babona. Yego. Ahubwo nk'uko twabivuze tuti hari umuntu uri gutema mu buryo bwiza, umuntu yavuga ko hari umuntu uri gutema igiti ishami yicayeho. Yego. Nta wundi ni Neva rwose. Yego. Bisobanuye iki ubwo? Bisobanuye ko uko byagenda kose, yego, nibatamutera, yego, nibatamutera ibitero bikagana i Burundi, abarundi bafashwe bakajya kubohoza igihugu cyabo, yego, n'ubundi biri buze kurangira afungiwe amazi n'umuriro. yego. Gufungirwa amazi n'umuriro bisobanuye kubura byose. Kubura byose. Gusa n'ubundi abarundi n'abandi n'abazarendo, yego, ngo bamereye n'abanyamurenge muri Uvira. yego. Bari kubica rwose, ni jenoside yatangiye cyabakomeje. Yego. Ko kwitangira aho barayitangiye nuko bagenda bakomwa mu nkokora. Yego. Ubwo rero birasaba kongera ibikoresho no kurwana nta mbabazi. Yego. No kongera ubutasi. Yego. Abarundi nabo badashyigikiye Neva bakemera gukorana na M23. Yego. Kugira bahuze amaboko bagere ku ntsinzi byoroshye batabara abaturage. Yego. Naho nihabaho kurwana M23 yonyine biraza kugorana. Yego. Kuko biteye umujinya. Ute? Waruvuze? Biteye umujinya. Yego, bite? Biteye umujinya ukomeye cyane kubera ko uburyo bari kwica abantu. Yego. Ubundi ngo M23 ifite tekinoloji itrakinga ibisasu. Yego. Ariko ibisasu byakozwe kera, urabizi ko Burundi budaheruka kugura intwaro. Yego. Uheruka intwaro za kera cyane, ntabwo ibisasu bitrakinga ngo bishoboke. Yego. Ubwo rero icyo nicyo kibazo gihari, nayo mpamvu ejo byabashije gukunda ko barasa. Yego. Ariko ubundi iyo abari ibisasu bikorwa vuba byose biratrakingwa bigakunda. Yego. Birumvikana. Navugaga ni tujye ku ngingo. Murakoze, reka tubagezeho ingingo tuganiraho. Ingingo ya mbere, M23 yasuye abakomerekejwe n'igitero cy'iterabwoba mu nama Bukavu cyabaye ejo hashize. Yego. Ingingo ya kabiri, M23 yageze mu birometero 20 ujya Butembo. Ibi turaza kubibona Mushakamba, ngira ngo hari n'ahandi yafashe. Ingingo ya gatatu, General Joris Kombe
yashinze undi mutwe wa gisirikare urwanya Tshisekedi mu ntara ya Ekwateri. Ekwateri sinzi ko ikiri intara, yari intara mbere ariko ubu ngubu ngira ngo byarahindutse, uciwemo ibice byinshi. Ingingo ya kane rero, intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya z'umuryango w'Uburaya zaje mu Rwanda. Ibi nabyo turaza kubisobanukirwa. Tujye hariya ku ngingo ya mbere ibanza, aho M23 yasuye abakomerekejwe n'igitero cy'iterabwoba cyagabwe ku baturage ejo mu mujyi wa Bukavu nyuma y'inama yahabereye. Bimeze bite? Ikiriho ku munsi w'ejo birumvikana habaye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigamije kwica, kwari ukwica abayobozi imbere ya byose ba Alliance Fleuve Congo. Ubwirinzi bwe M23 n'umutekano we M23 usanga urakajijwe cyane. Babonye abayobozi batashye nta kibaye, babuze uburyo kibameneramo, bahitamo kuvuga bati reka nze turase mu baturage. Niko kubituritsa nabo birabatwara, abantu 13 barapfa nk'uko twari tumaze kubivuga. Ariko muri 13 Mushakamba ngo harimo n'abateraga ibyo bisasu. Yego. Bangahe? Babiri? Babiri, yego. Bashobora no kurenga kuko ntabwo nemera ko grenade zica abantu 13. Yego. Zigakomeretsa abantu bangana kuriya ari grenade ebyiri gusa. Imwe yarapfubye. Impamvu kereka niba bakomeretse bamwe barakomerekeye mu mubyigano wo guhunga. Yego. Ariko abantu 72 wenda abantu babimenyereye iby'intambara baratubwira. Yego. Sinzi ukuntu grenade ebyiri, imwe yapfubye cyangwa se zose zakubise zakomeretsa abantu 72 zikica 10 na, urumva ni 80 na. Yego. Urumva abantu ni benshi cyane. Nawe bashyire mu kibuga kimwe birashoboka ko zitari ebyiri gusa. Birashoboka ko zitari ebyiri, ahubwo zari nyinshi, zari wenda buri wese yari afite nk'ebyiri, hakabaho no gutera, kuko urumva aba bantu ni benshi cyane. Ntango ubishize mu nyurabwenge abantu 72 guteranyaho 13, 85 ni benshi cyane. Yego. Nyuma yabyo, nyuma biriya bikorwa ngo abayobozi ba M23 baba basuye aba barwayi. Nibyo babasuye, hari amavideo yashyizwe hanze na Alliance Fleuve Congo bigaragaza Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa n'abandi bose, iriya kipe yose yari iri hariya bagiye gusura abarwayi, babaha pole, babereka ko bari hafi kandi koko ubufasha barimo kububaha birumvikana. Nka AFCM 23 izanye impinduka igomba kubikora kuko ibisanzwe muri Congo iyo umuntu agiriye ikibazo mu buryo nka buriya arimenya. Yego. Arimenya, ariko ku bw'amahirwe kubera AFCM 23 byo kwimenya n'ibirimo, M23 irahari, iri bubafashe buri kimwe cyose, irakora muri kese yayo. Yego. Birumvikana. Twajya ku yindi ngingo. Twajya ku yindi ngingo nibyo. M23 muri Kivu y'Amajyaruguru rero ngo yaba yageze mu birometero, irabura ibirometero 20 ngo yinjire mu mujyi wa Butembo. Ibyo M23 yego. Ejo hari ahantu yafashe. Yego. Hafi ya Butembo rwose, ni umujyi, ni centre. Wabonye video yaho? Yego, video yaho yiriwe ikwirakwira ku munsi w'ejo. Yego. Ndetse n'ibitangazamakuru byo muri Congo. Yego. Nabyo ubwabyo birahavuga, hitwa Nyakundubi. Yego. Mu birometero 20 kugera muri Butembo.
yego Mm. ko tuvuga Butembo Mushakamba Rubero ikaba igihari byo bimeze bite umuntu yabigereranya ate n'aho ngaho hafashwe Rubero yego Rubero n'ahariya hafashwe ikiriho ni kimwe, yego ni uko haba hari ahantu haba hari umwanzi ukomeye niho babanza kujya gukubita bakamukuramo, yego hakaba ahantu hari strategique, akaba ariho hantu bajya kubanza gufata. yego Ushobora gusanga harimo n'urugendo hamwe n'ahandi, ariko kwirinda ko umwanzi azaba atanga ahantu h'ingenzi. yego Ubwo rero urumva ko ni ngombwa ngo bigende kuriya byose. Byatewe ni amayeri y'intambara. Ikindi Yego. Ventura irashaka kuzafata Butembo birumvikana, yego rero igomba gukoresha uburyo kibanza guca intege umwanzi, yego ariko nanone yego muri iyi minsi nubwo bikomeye hakenewe gufata imijyi. yego Ikindi imijyi yo muri Kivu y'Amajyaruguru ntabwo irimo aduyi mubi, nta barundi bayirimo yego bazakora nk'ibyabereye hariya hepfo yego muri Bukavu, yego kuko abaturage bo muri biriya bice bayoboka vuba. Bishatse kuvuga ko M23 nanone ni ukubikora kugira ngo yizere ko ifite ya misozi navugaga na ya mapozisiyo akomeye, kugira ngo yizere ko ibitero bizayigabwaho bikomeye bizaturuka kure kurusha guturuka hafi, cyangwa se naho bizaturuka bizaba ibyitegeye ku buryo ibasha guhangana nabyo. yego Mm. Mushakamba ibirometero 20 Yego. ni bike cyane ugereranije n'umuvuduko M23 igenderaho. Ibi tubifatire nko ku rugero rwa Goma, igihe yari mu birometero 20 byayisabye iminsi igera nko kuri 2 kugira ngo yinjire muri Goma. Yego. Se twizere ko Butembo nayo tubona biza kumera gutyo, nibimera gutyo se biragenda bite, biraba bivuze iki? Nihabaho ubushotoranyi Butembo biragenda gutyo, ariko nanone ubushotoranyi nibutabaho bishobora kuguma uko, kuko ngira ngo M23 ifite akazi kenshi muri axe ya Sud Kivu na axe ya Rubero. Yego. Ku buryo igomba kubikora nanone, kubikorana ubwitonzi. Tirengagije ko no mu bindi bice yafashe hakenewe yaba abashinzwe umutekano, kugira ngo tuwaza rero twasigayemo dushaka kuvuka bundi bushya n'utundi natwo dukanirwa uruzakwiye. Rero ikiriho ni kimwe, yego M23 ifite abasirikare bahagije, ariko ikwiye kwirinda kugana mu mijyi itarizera ko ifite abazarinda iyo mijyi. Butembo irakenewe yego, ariko se uyu munsi Butembo ifite M23 ifite abazarinda umujyi wa Butembo? Ababura Mushakamba ngira ngo kuba yarafashe n'abapolisi babonye mu mubare munini. Yego. Bariya nabo bashobora gufasha bakunganira izo mpungenge, rero mbona ntazi. Bari abakeneye kubanza kozwa mu mutwe amezi angahe. Yego, ariko noneho umujyi wabonye ko iyo bawufashe bifata n'ikindi gihe gushyiraho ubuyobozi, iminsi bamaze bawufashe ntabwo barashyiraho abayobozi, nubwo bateganya kubashyiraho vuba babivuze. Yego. Ariko ibyo ntibyabuza Butembo gufatwa. Byaba ari byiza kuko gufatwa kwa Butembo no guca intege izindi mbaraga zikikanyakanya muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Ariko byose bikajyanirana no kugendana ubwirinzi bwo mu kirere, kuko uri ikibazo gihari ni ubwirinzi bwo mu kirere kurusha ibindi. Yego. Ko amiringiro ya Masunzu asigariye ku bwirinzi bwo mu kirere bwonyine. Uko ni ukuri. Ku bitero byo mu kirere nk'uko
arumva ko ibyo yakoreye generali makanika bizakora n'ahandi, nubwo azi neza ko kuri M23 byananiranye. yego nta kindi tuvuga kuri iyi ngingo. Kuri iyi ngingo nta kindi cyo kuvuga. Yego cyari ingenzi nuko abantu bamenya aho M23 igeze kuri axe ya Rubero. yego reka noneho tujye ku ngingo yacu ya gatatu. General Joris Kombe yashinze undi mutwe wa gisirikare urwanya Tshisekedi urakorera muri Ekwateri. Uyu mutwe waje ute? Ese uhuriye kuki n'indi isanzwe iriho? Bimeze bite? Uyu mutwe yego ngira ngo ni byiza kuko haba habonetse abandi bantu barwanya Tshisekedi, cyane ko uyu mugabo ashobora kuba asanzwe n'ubundi atarumvikanaga na leta. yego naraho nagiye mbona ko yigeze atabwa muri yombi muri za 2013. yego tugize amahirwe buri ntara haboneka umutwe uhavuka ugamije kurwanya Tshisekedi. yego uyu mutwe se tuha icyizere kingana iki koko ko uje kurwanya Tshisekedi? Birasaba ubushakashatsi ku muntu akamenya uyu mugabo bitebye imikorere ye na leta bimeze iti. Ese ubundi asanzwe ku ruhe ruhande? yego kuko ashobora kuvuga ngo aje kurwanya ashinze umutwe, ariko nanone ukamenya ashinze umutwe ushingiye kuki. Umutwe bisaba ngo ufite kominote runaka y'abantu igukurikira. yego nk'uko kuba umuyobozi burya ngo gusaba kuba ufite abayoboke, abantu uvuga bakakumva bagashyira no mu bikorwa. umuntu akamenya se uyu mugabo ubundi muri Ekwateri asanzwe yumvwa. yego ese aho ashaka kugira umutwe witwaje intwaro aho muri ibyo bice ni ibintu bimenyerewe. yego bishobora gukorwa ari nk'umugambi wa Neva kuri Red Tabara. yego urabizi ko Red Tabara ibaho kabeshya ngo yagabye ibitero, Neva akayituka nayo ikavuga abo yishe, ikavuga imibare. yego ariko Neva ati ngiye kuyirwanya, yagera izo tafoke yazigeza muri Kongo zikajya kurasa M23 aho kurasa Red Tabara. uburyo uyu munsi ibya Red Tabara bidasobanutse. rero ushobora gusanga uyu mutwe nawo ushobora kuba baringa iyo uyu mugabo Tshisekedi, akaba ari n'inama yagiriwe na Neva. yego impamvu nayo mubajije nto, hari inkuru nigeze kubona ivuga ko Tshisekedi na Bemba yego bashyizeho umutwe, bahimbye umutwe umurwanya kugira ngo umufashe kubangamira indi mitwe, kuko ngo uyu mutwe hari igihe simbihamye 100%, nabonye ntyo ko uyu mutwe ushobora kuba washyizweho na Tshisekedi na Bemba kugira mu rwego rwo kugira ngo barwanye indi mitwe, batesha imbaraga, baca imbaraga indi mitwe, noneho umutwe ugaragare nk'umutwe ukomeye ubarwanya. Ibi ari byo bishobora guca intege indi mitwe. niyo mpamvu navugaga ndetse uyu mutwe waba ufite kominote. iyo kominote yaba irenganwa tumenye ngo uyu mutwe uje kurwanira iyo kominote. buriya bisaba abo bantu baje kurwanira iki? ni ukurwanya Tshisekedi gusa se? wapfa kurwanya leta se? bigashoboka. bisaba ngo bari ufitanye isano n'itsinda ry'abantu barenganwa na leta. uyu rero ushobora ngenda cyeka yego ni umutwe wavutse, ni inkuru, ariko nanone ushobora kuba hari ukuntu ari isiri rya Bemba na Tshisekedi kugira barebe ko wenda bazajijisha M23 bakitwa ko bayiyunzeho,
yego bayiyungaho ejo bakaba bakinjira aba mbere mu bakayisenya. kuyigambanira. ubwo barabyumva abadukurikira bo muri M23 rero ngira ngo ntitunabarusha ubutasi no gucukumbura, bigire mu bushishozi. uriya muntu bamuzi kuturusha. yego birumvikana. twagana ku ngingo isoza. yego. intumwa z'umuryango w'ibihugu by'i Burayi zaje mu Rwanda. ibi bibaye nyuma yaho uyu muryango hanini uretse urakuramo igihugu kimwe, uyu muryango wijunditse u Rwanda urushinja gufasha M23 kurwana muri Congo. ni ibintu u Rwanda rwakomeje ruhakana kugeza n'uyu munsi, yemwe no muri uriya muryango hakaba haravuyemo igihugu n'ubwami bwakiyobowe n'ubwami, umwami kiyoboye igihugu cya Luxembourg. yego. kivamo kirabyanga. biza kuvamo ko ibihano bateganyaga bidashyirwa mu bikorwa, bidafatwa. kuba intumwa z'umuryango zaje, nahoze nanareba kigera mu Rwanda zabonanye ngira ngo na General Retired James Kabarebe, nawe numva na Amerika yafatiye ibihano kuba baje, akaba aribo baje, akaba ari we banareba buriya baragenzwa n'iki. ikiriho ni kimwe. yego. nabo bafite, nubwo hari ibigitutu bafite cyanuza, yego, bafite igitutu cy'ibihugu nka bitatu muri biriya, yego, ariko cya mbere barareba ni he hari hafite akazoza mugani w'umurundi. yego, ahazaza. Kisekedi ari gushenguka, ari gukongoka tumureba, arabyina avamo, kandi twamushyigiye mu mafuti ye inshuro nyinshi. yego. sinzi umwanzuro bazafata bamaze kureba ukuri, kuko bagiye kwereka ukuri kwa byose. yego. niba nashaka bazabajyana muri Congo, ariko ukuri ntibakuyobewe. yego. kuko hari abantu wenda hari abantu bajya batubwira ngo mukore inkuru mu Gifaransa, mukore inkuru mu Cyongereza, mu bikwireze hose, bakirengagiza ko uyu mushinga, ibi biri kuba, yego, bimaze imyaka irenga cyangwa ingana n'iyo tumaze tuvuye mu bukoroni, yego, byanditswe mu bitabo by'abadukoronije. yego, kandi bajya kwigabanya ibi bihugu baricaye, yego, bose barabizi. yego. izi mpunzi ziri hano zimaze imyaka 30 mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya n'ahandi, z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi, yego, barazizi kuko n'ikimenyimenyi baziha ubuhungiro, bafatamo bake bakabajyana mu bihugu byabo. yego. ibibazo biri hariya barabizi pe, kuko birirwa batanga amafaranga muri HCR yo kuza gufasha abo bantu, ahubwo bazi neza ko baravuga bati muduhaye angahe, tubahaye angahe, muratwinjiriza ibiki twungukiramo. ni bimwe bita mu Cyongereza win-win. uyu munsi ikintu baje kureba, nkeka ikibazanye no kureba ese koko M23 irakomeje, ko twayishyizeho igitutu ikanga gusubira inyuma. M23 ejo twayiyoboka, bimeze bite, ifite imbaraga zingana iki? M23 ejo twavugana nayo ikemera kutwumva. yego. M23 twazumvikana nayo ku mabuye n'ibindi. yego. uru Rwanda se arega buriya bafite n'ikibazo. yego. bari kureba bati u Rwanda rwihagazeho, kandi si ubwa mbere rutunaniza.
twararugoye ngo rudakuraho Habyarimana, inkotanyi zaratugoye, twazisabye kudakuraho Habyarimana zirabyanga, zimukuraho dushyiraho operasiyo turikwaze zirayikubita nayo iragenda. ati bakareba bati aba bantu inkunga twabahaye zose bazibyaje umusaruro, ubu ntacyo tubashinja, yego igihugu cyabo kirarabagirana. yego Bati bakongera bakareba bati dufite abakonkira bacu cyangwa abo duhanganye mu yego bijyanye n'ubukungu yego bo mu bihugu bya Aziya, yego nta bibazo bafitanye n'u Rwanda ndetse n'iyi ntambara ntibari kuyivangamo. yego Bati dushobora kureba nabi aba bantu bo mu bihugu bya Aziya bakaza ejo tukisanga ijambo twari dufite muri Afurika rishize, yego bikarangira n'Abanyafurika batwituye ibyo twabakoreye mu kubakoloniza mu buryo buri direct n'uburi indirect, yego kuko aba bazungu barabizi ko bahonyoye Abanyafurika cyane pe. barabizi. Nkeka rero dushobora kuzisanga banisubiyeho mu myanzuro yabo, yego ahubwo bakaza ejo bakavuga bati twabonye ko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, aharashwe ibisasu twarabibonye, ibimenyetso twarabibonye, bakoroshya. yego ariko bibaye koroshya birumvikana ryaba ari ryo herezo rya Kisekedi, kuko Kisekedi ntashoboye kurwana, ahubwo ashoboye no kuvuga ngo ntazaganira. Ni ukubera azi neza ko afite abamuri inyuma arira bakumva amarira ye, kurusha kumva amarira y'impunzi, kurusha kumva amarira y'imfubyi. yego kuko umuntu ureba imyaka amaze yingengerwa kuganira akabyanga, ariko akabwira abantu ngo mufatire abandi ibihano bakabyemera. yego ubwo rero nkeka uru rugendo niruba rwazanwe no kureba ukuri, ruzatanga igisubizo gitandukanye n'ibihano, ariko niruba rwazanwe no kuyobya uburari ari urwa nyirarureshwa, ruzaza rushimangira rufatira u Rwanda ibihano, birumvikana n'ayo M23. ariko nk'uko bivugwa kenshi, ntabwo ibihano bizatanga umusaruro, ntabwo ibihano bizatanga igisubizo, ahubwo ibihano bizakomeza ikibazo, ahubwo ibihano bizatsa umuriro kurushaho. twagana ku musozo. Yego twagana ku musozo. Reka ngushimire Mushakamba, nshimire abakunzi bacu kuri aya manywa badukurikiye muri aya makuru. Mbibutse ko abashya bakanda subscribe ikandwa rimwe, noneho inkuru zikajya zibizanira. Bisaba bose nuko bakanda like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, bakande share ikandwa inshuro zingana n'umubare w'abantu barusangiza iyi nkuru, banatwandikire badushyikirize ibitekerezo byabo babinyujije muri comments. Umunsi mwiza rero, umunsi mwiza kuri twese, umunsi mwiza ku bakunzi bacu, umunsi mwiza wowe Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, umunsi mwiza kuri twese, ibihe byiza kuri twese. Dushimiye abadahwema kubana n'Umuco Wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Muhahe muronke kandi mugwize ibyiza.